ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi noneho tugiye kubereka shapes dukoresha muri Adobe After Effects n'ukuntu ziba ziteye. So mu gutangira tubanza dukore composition nshyashya. Composition ndahereza irabifite amasegonda 10. Background color yanjye murabona ko ari umukara. So muri shapes rero iyo tuje hano tubona iya mbere ihagarariye izindi bari rectangle tool. So ariko munsi yayo hakaba hari aga triangle ushobora gukanda cyane ukaba wabona n'izindi shapes uko ziteye. So rero reka tuze tuvuge ngo rectangle tool. Nitumara kubivuga muhita mubona ko kasa irahinduka ikaba mu buryo ushobora gushushanyizamo rectangle. So turaza dukande hano ibyo bita click and drag, cyangwa se urakanda kuri kasa yawe ushushanye ya rectangle yawe. So iyo umaze kuyishushanya mubona ko itiba shape layer 1, akaba ariyo hano hakaba hajya ama layers yacu agenda kurikirana bitewe nuko yagiye aba created cyangwa uko twagiye tuyashyiramo. So iyo umaze gucreatinga shape layer yawe ushobora kuza hano ngakanda cyane ukavuga ngo rounded rectangle. Ariko iyo uhise ukandiramo ni ukuvuga ngo ya shape layer yawe ya mbere harimo shapes ebyiri. Shapes ebyiri harimo rounded rectangle, ariyo iyi ngiyi. Impamvu bayita rounded ni ukubera yuko ifite uruhande rw'inguni yorohereye, atari nk'uruhande rw'inguni ikase cyane cyangwa inguni ikomeye. So ubwo rero kugira ngo iyi shape layer abe ari ukwayo harimo na shape rectangle imwe, turafata rectangle ya kabiri tuyivaneho dukanda delete. Icyo ugomba gukora ugomba kujya hano muri selection tool ukavuga uti layer new kaza hano ukavuga ngo shape layer. Ubwo uhita ubona ko hano hagiyeho shape layer kabiri. Ubwo nayo turaza tuyishushanye hano gutya. So iyo turangije nanone turaza tukajya kuri selection tool ariyo V, tukaza tukavuga ngo ubwo no kuvuga ngo hano dufite ama shape layers abiri. Turaza hano muri layer new shape layer, murabona hano ko haje shape layer ya gatatu. So turaza dukande cyane. Shape layer ya gatatu ni ellipse tool cyangwa se circle cyangwa uruziga. So iyo ni shape layer yacu ya gatatu. Iyo dushaka rero gukora shape layer ya kane nanone turaza tujya hano tuvuge ngo layer new shape layer, hanyuma dukande cyane turebe polygon tool. Polygon tool turaza dukande hano, murabona ko ihitiza ari shape ifite impande zigera nko kuri 5. So indi shape nayo ushobora gusanga muri Adobe After Effects nuko wakanda hano cyane ukaza ugakanda kuri star tool, ukaza nayo ukayishushanya hano muri composition yawe. Warangiza izi nizo shape 5 ushobora gukoresha muri Adobe After Effects. Izi shapes ariko rero cyane cyane nk'iyi ya star hamwe n'iya polygon ushobora kuzihindura ukazongerera impande, cyangwa se impande nazo ushobora kuzigabanya bitewe na projet urimo gukora cyangwa se bitewe n'icyo urimo gukora kigushimishije.
So ndaba nk'urugero ni ukuvuga ngo nk'inyenyeri niyo shape layer yacu ya gatanu. Ni shape layer ya gatanu rero dushobora kuza tukayifata hano tugafungura, hano hakaba handitse ngo polystar. Iyi polystar turayifungura nayo dukanze kuri aka ga triangle tubone izindi options barimo kuduhereza. Turaza kuza hano dufungure kuri polystar path, nituyifungura harimo izindi options nyinshi tubona, ariko iyo dushaka kugira ngo duhindure impande z'iyi star tuyihereze impande zitandukanye, turaza hano handitse ngo points, urabona ko ari eshanu, turakanda izi points ushobora kuzongera kagira nyinshi, nk'ubu nagize 43. Ubu izi points zose 43 ushobora no kugira wenda nka 24 ubishatse. Iyi polystar kandi nanone ushobora kuvuga ngo radius yayo y'indani ari iyi ngiyi, mbese uruziga rwo hagati rurangana, dushobora kurwongeza rukamera kuriya cyangwa se ukanarugabanya cyane. Ushobora no kongeza outer radius arizo aho utuntu turi hejuru mubona mbese tumeze nk'imirasire, ushobora nayo kuyongeza cyangwa se ukayigabanya. So rero izo ngizo akaba ari shapes dushobora gusanga hano muri Adobe After Effects. Murakoze.